gutyo ubwo mbanza nsobanurira impamvu then ubone guhindukira urumva umeze nk'umuntu utanshaka muri wowe kubera iki nuko nashaka kuryama gutya kandi nabyo ntabwo ari ngaho komeza uryamire gutya nayenda ryama gutya mpaka buke ngo atari byiza gusa si byiza cyane twagera bwa mbere njye gudatinga nari nakubishye ku net sinabona iyo nzobe nk'abasi uberewe uyu muntu azaba wanjye umwipe ariko burya ikintu cyawe niyo cyaca mu nyanja niyo cyaca mu mavuta gihora ari icyawe nyine promise so rugero nagusangana n'undi mutipe muri kumwe ko nagira amahane niba nabigenza gute suka nabandi kumwe Kigali wa munsi igihe se mbere yose twari turi kumwe n'abandi wari ufite ni imbere nyine utaraza ariko wazi abandi babuze nyine aho bari nizere ko ntabwo nabashije kuba uwa mbere ariko nzabonye uwa mbere okay uri uwa nyuma okay bivuge neza ntabwo nabashije kuba uwa mbere ariko mbaye nzabonye kuzabonye ubaye uwa nyuma w'umuswa se cyangwa uwa nyuma ko uwa nyuma w'umuhanga uwa nyuma w'umuhanga uwa nyuma no sakuvuge uwa nyuma mu mwaka muzakunda uwa nyuma that's why I love you Hagarongo. Wewe ariko byanga bikunda ngomba kumwiganga nkamenya ibyo nshaka kumenya byose ngomba kumufata ariko man wajya ufata telefone ko uzigiye naguhamagariye nkaguhamagara ukanga ufata telefone ubu wowe n'akazi kazashoboka umuntu aguhamagara akamara amasaha 3 ataragufatisha ukuntu bigenze man ngeze kwa muganga mahuye nafite ariko nanjye mise cyangwa umurabyo ndanyerera na nubu uretse gato Sheri ko igihe ntekereza wanyinde ngo ntekereza wanyinde kandi ushaho ubikoze nahita niyumva David nk'izo nzozi kuko ubaye waziruse nuko ndi we nahita mbyuka nkatokisha ibaze njyewe nariyo nanze fifi my god ntabwo nzi ko ibyo bintu byabo kabisa siko uyu munsi wishimye bya sana shusi bisanzwe
Really? No, no, was a goose. Kuki kugenda ugorana kubiterwa n'iki kunye ko ntashaka gukomeza kubaho mu buzima ubuzima bwe burenze ubu ngubu mva nkubwire impamvu y'Imana mu ijuru bino bintu uri murankorera hari igihe kizagera umunsi wawe ukakugarukira rekeraho ngiye nta muntu n'umwe ujya untera ubwoba kuri ino si n'ikindi gihe utazongera kunzanaho ubwo bugore ujya umbwira utuntu nk'utwo ngutwo urumva nta muntu ugutera ubwoba Imana nsenga ntago ari bayari hari igihe kizagera ukabona ko bino bintu atari ubugoryi ese ubundi ko utarasa ku ntego ngo umbwire ikintu ushaka nkiguhe maze njye gushaka ibyanzanye nanjye tuza aho uzakibona umunsi n'urugendo it's okay. wamfunguriye koko Manzi wamfunguriye wa nyamaswa Nasungu kuko ndabigenza gute mana yaje Manzi wamburuka mfungurira koko Asubura cumura iki kumana gituma buri muntu wese ngandagiye Rwanda ngirira nabi Manzi wafunguriye ukareka ibyo bintu by'ubutindi n'ubugome n'ubugengera bw'i Kigali mwihaye wafunguriye Asubungu ndakora iki none umwana yawe kandi njye ngo mbonye isumu yapanye nawe bagasanga napfiriye muri ino nzu Manzi wafunguriye koko Jimmy, ubwo nta soni ufite utwaye imodoka uri kuri telefone nk'ubu ntabwo warungongesheje ko ase muri bazima nk'ubu warugonze umwana w'abana umva mukono kuri tubabarire kuri nikosa ryari ribaye uburyo umushoferi umva niba mutazi gutwara imodoka ntabwo bafite ababizi iri mwabahakaze ariko nawe urabona ko na accident ibaye ntabwo twari twabitekereje kuyihaha hanyuma siyangira ikibazo mwari kuza gusaba andi mbabazi ubwo kuko we nta nubwo wakumvika bose kumva ko ari accident itubayeho ntayatuzanye gusa iyo nkungonga nkapfa ninde mwari kuba muri gusaba imbabazi kano kanya gusa wacishije umuntu arimo aragenda nk'aho atabona niba afite ikibazo cy'amaso ntabwo areka gutwara muzi gukira n'ubuzima bw'umuntu gusa niba mudashoboye gutwara imodoka neza mujye muva mu muhanda muraza mukifata mugakira n'umuntu uri kumubonye ababarire nanjye ubusa mbwira umutima wanjye aka kanya ngo bari kunsaba imbabazi tuzi uzi ukuntu umutima wari umvuyemo kose nawe ntushobora shoboka ubu ari wowe washoboka ariko Jimmy wumva musi warugonze umwana w'umukobwa ntushobora gusohoka mu modoka ngo umusore imbabazi ikindi kandi nta kintu yabaye nta n'icyo yanagutwara ubwo nta kibazo ufite cyo mu mutwe ubwo nta kintu yagutwara buriya si umugabo utakura mu mutwe kandi
Mana ijuru umaze guhinduka kandi nuko nsigaye nkunda Uje hari imbaraga Uje hari imbaraga Imbaraga z'umuzuko Imbaraga z'umuzuko Hello? Gusa wowe aho wahereye ho bagara ubundi uramaze dusubire mu umva ndaje aramutse ute urumva umerewe ute kandi udafite umuriro urumva umuriro atari mwinshi cyane cyangwa ufatire umuhanda uri kugenda umererwa neza bihangane Mwaramutse muga. Mwaramutse neza. Murakomeye. Ndabona muhagereye igihe. Murwayi murabona se ariko umurwayi ameze neza turi kumwitaho ari kugenda yoroherwa ndabona biri kugenda neza nta kibazo. Usanzwe umuvuduko nta kibazo. Umuvuduko nta kibazo gufatira imiti neza biri ko biragenda beza. Sasa rero muganga nta kuntu umurwayi wawe muri kumujyana mu rugo kumutekano n'uko mukurikirana ari wanjye wakwihangana muri kumujyana mu rugo ntabwo byashoboka ko hano hari umutekano wuzuye kandi urabona ntabwo yari yoroherwa ku buryo yajya mu rugo rero uraza kwihangana tugumye tumukurikiranira ahangaha sibyo urabyizera ko umutekano urahari rwose mugira ikibazo umurwayi ameze neza hano hari umutekano wuzuye kandi arimo agenda amera neza ni amarangamutima y'abaganga wose urabibona ute urabona atari mato hagati akubasha kuba yasoma agakoma ari kugenda agarura ubuyanja ndabona biri kugenda neza rwose umurwayi rege yafatiye imiti ku gihe nta kibazo nta kibazo Alo ndakumva Mariya ndabona utari kwita ku mwana wanjye
waretse kuyobora koko wibeka n'umuvandimwe wenyine isigaranye ibyo bintu wabiri tukavamo ngo wambabarira ibintu wabetse ngo tukabindikira wambabarira Mari wari uzi n'ikindi mfite agatekerezo rwose mavuja nta kintu namukoze rwose rwose mavuja nta kintu namukoze rwose iminsi 2 mazanga nitwara neza rwose nta kintu namukora cyangwa ufasha ku ngufu umwana yanjye njya mufata ku ngufu ntabwo nabitinyuka rwose mavuja ntabwo nigeze mufata ku ngufu rwose yari mufata ku ngufu nari kuba nirukanse ntabwo nari kuguhamagara rwose Stand up. Mike. Beza. Ntabwo bakwiye kuburira. Nzi neza ko uzi ibibazo bihari. Mike ntabwo bakwiye kuburi hano. Mbwira. Ninde muntu wundi uzi ibyawe? Mbwira umuntu wundi uzi ukora Mike. Nta muntu uzi ibyabereye hano. Bose nta muntu n'umwe uzi ibintu byabereye hano rwose. Nta muntu ugeze ubibwira. Ariko iki?